Njira mu mizima uyu munsi ngiye kugwira impamvu ituma abantu bagusuzugura umva bakagusuzugura kuko baza ujye kuri YouTube channel nyine subscribe nitwa Soni. Impamvu ya mbere kwivuguruza no kudahagarara ku ijambo ryawe. Umva nazanye inkuru kuki uhora wivuguruza ubundi, kuki utaba umuntu w'umugabo ngo niba uvuze ikintu ugikore koko. Umva ukwiye gukubitwa akiri ibiboko. Impamvu ya kabiri ni ugutinya kuvuga icyo utekereza. Ugomba gutanga igitekerezo cyawe nubwo bacyanga ariko ukaba wagitekereje. Impamvu ya gatatu wemera ibintu byose urumva ngo utababaza abandi. Ndinde gukomera ibintu byose nushaka waruturike ngomba kwemera ibyo nshaka ibyo ntashaka nkabyihorera. Impamvu ya gatatu wishyira hasi cyane urumva kugira ngo ugaragare. Kwishyira hasi ntabwo ari byiza bashu. Ujya hejuru bakubone ushining ariko ntubigire too much. Ikindi kudafata umwanya wo kwiyitaho, imyambarire, imivugire, imigendere, imitekerereze ku buryo umuntu nakubona agati wow ukore siporo muri kubona ukuntu meze, dore mu ndahange ukuntu hangana, reba hasi hanjye. Ugomba gukora siporo ugatera neza ukamira neza ugasa neza ugahindura rutine yawe ukabutwika. Ikindi ntusenga Imana ngo isabe igikundiro kubera ko Imana niyo yo kubaho ariko Imana ishaka kuguha icyubahiro abantu bakakubaha bakagukundika mu gikundiro. Senga rero ufate nk'ay'iminsi 3 usenge. Thank you.